Bavandimwe, uyu munsi tugiye gusangira ijambo rikomeye cyane riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 35 turera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 19. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yoyakimu mwene Yoziya umwami w'Ubuyuda riti: jya mu muryango w'abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri iyo maze ubahe vino banywe. Nuko nzazana na Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba ca bene Hanani mwene Igidariya umuntu w'Imana cari gihereranye n'icumba c'ibikomangoma kiri hejuru y'icumba ca Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Ariko barahakana bati ntituyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubake n'amazu, ntimuzabe imbuto habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu y'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose, twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, ntitwiyubakire n'amazu yo kubamo. Nuko nta nzabibu tugira, nta n'imirima habe n'imbuto, ahubwo tuba mu mahema tukumvira tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse byose. Ariko igihe Nebukadinezari umwami wa Babuloni yateraga iki gihugu, twaravuze tuti nimuze tujyane i Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakaludaya, duhinge n'ingabo z'Abasiriya. Nico gituma dutuye i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti: uku niko Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumve amagambo yanjye? Niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino yarasohojwe, kugera na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sokuruza. Ariko njye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakanyumvira. Kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi nkazinduka kare nkabatuma nti nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere. Niyo muza mu gihugu nabahaye mwe na ba sogokuruza, ariko ntimwanteze amatwi habe no kunyumvira. Mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Nico gituma Uwiteka Imana nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo urengiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibitabe. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango w'Abarekabu ati uku niko Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu, komeza amategeko ye yose kandi mugakora ibyo yabategetse byose. Nico gituma Uwiteka nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Amen. Iri ni ijambo ritwigisha kumvira Imana no gukomera ku mahame n'igihe ibintu bikomeye. Hari abantu bavugwa hano bitwa bene Rekabu, abantu basanzwe ariko bafite umutima udasanzwe. Bari bafite amategeko bahawe na sekuruza wabo Yonadabu, kandi bayakurikizaga nta kuyavaho. Uyu munsi tugiye kureba ico twigira kuri bo. Ijambo ritubwira ko bene Rekabu bazanywe imbere mu nzu y'Imana, bagashyirwa vino imbere yabo, barabwirwa ngo banywe. Ariko bo baravuga bati ntitunywa vino kuko twabujijwe na Yonadabu sekuruza wacu. Icyo nico kintu ca mbere gikomeye. Bari bafite amahitamo yo kunywa cyangwa kutanywa, ariko bahisemo gukomera ku ijambo bahawe, kutanyeganyezwa n'ibigeragezo. Ibi twigisha ko hari igihe ubuzima budushyira imbere ibitugerageza, ariko kwizera nyakuri ni uguhitamo neza niyo byoroshe gukora ibibi. Bene Rekabu ntibari kwanga vino kubera ko ari mbi gusa, ahubwo bari kubaha isezerano n'amategeko bahawe n'umubyeyi wabo. Bavuga ko batagomba kunywa vino, batagomba kubaka amazu, batagomba guhinga cyangwa gutura ahantu hamwe. Kubera iki? Kugira ngo babone kubaho ubuzima bwitandukanye bwiyeguriye amategeko bahawe. Ibi bitwigisha ko kubaha ubuyobozi ni ingenzi. Gukomera ku ndangagaciro biduha ubuzima bufite icerekezo. Imana itigereranya bene Rekabu n'Abayuda. Ivuga ko bene Rekabu bumviye umuntu, ariko Abayuda bo banze kumvira Imana. Niho Imana ibabaza ati ese aba bantu bumviye ijwi ry'umuntu, mwebwe kuko mwanze kumvira iryanjye? Iki ni ikibazo gikomeye. Ese twumvira Imana koko?
gusa cyangwa twumvira igihe bidutwaye bike gusa. Bene Rekabu batwigisha ko kumvira si amagambo, ahubwo kumvira ni ibikorwa. Kubera kumvira kwabo Imana iravuga iti ntihazabura umuntu wo mu muryango wa Rekabu uzahora ahagaze imbere yanjye. Ni ukuvuga ko kumvira kuzana umugisha, kwizera gutuma Imana ikwibuka. Bavandimwe, uyu munsi twize ko kumvira nibyo bigaragaza kwizera. Gukomera ku mahame bituma tudacika intege. Imana iha umugisha abizerwa. Reka twibaze, ese turi bene Rekabu b'iki gihe, cyangwa turi abantu bumva ariko ntibakurikize? Reka dusenge. Mwami Imana, uduhe umutima umeze nk'uwa bene Rekabu, umutima ukunda kumvira, umutima ukunda kuwihana, umutima utwibutsa amasezerano twagize, umutima ukomera ku ijambo ryacu, kandi uduhe gukomera mu bigeragezo byose. Amen.